Shalom. Ngarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turimo turarusha gusobanukirwa uwo Yesu Kristo ari we mu by'ukuri. Nahuye n'umuntu udasanzwe anyigisha ibya Yesu Kristo kuko nanjye ubwanjye sinari muzi neza. Ubuhamya bwanjye nabwanditse hano, inkuru yitwa Yesu Kristo Imana ishobora byose. Wihanganure iyi videwo. Bibiliya itubwira ibi bikurikira: Yesu Kristo ni Imana, ni Uwiteka uhoraho. Yesu Kristo ni ishusho y'Imana itagaragara, ni umwana w'Imana, ni uwa mbere n'uw'imperuka, wahozeho akaza gupfa ariko akazuka, ni umwana w'umuntu, ni umwami n'umukiza, kandi ni nawe uzaza guca urubanza. Yesu Kristo ni izina twahawe dukirizwamo twese ibyaha, tukabona ubugingo buhoraho. Ese ujya utinya kwita Yesu Kristo ko ari Imana? Bibiliya itwigisha ko hariho Imana imwe, ariko iyo Mana ubwayo niyo yongera ikamwita Imana. Ndetse nawe atubwira ko umubonye aba abonye Imana, kandi ko we n'Imana ari umwe. Umuhanuzi Yesaya akatubwira ko yitwa Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho. Imana nayo imwita Imana. Mu Bayobora igice cya mbere umurongo wa 8, ngo ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Urabona ko nyine Imana imwise Imana. Abaheburayo igice kimwe umurongo wa 10, ngo yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka mbere na mbere niwe washyizeho urufatizo rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe, ni wowe waremye. Urabona ko Imana imwise Uwiteka, irangije ivuga ko yashyizeho urufatizo rw'isi kandi n'ijuru naryo ari wowe wariremye, ngo ni wowe urema. Urabona ko imwise Imana. Yesu Kristo yiyita Imana, cyangwa akavuga ko ari umwe nayo. Yohana ibice 10 umurongo wa 30, ngo njyewe na Data turi umwe. Yohana ibice 14 umurongo wa 8 kugeza kwa 11, Filipo aramubwira ati, Databuja, twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati, nabanye nawe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Ni iki gituma uvuga uti, twereke Data wa twese? Ntiwizera yuko ndi muri Data, na Data akaba ari muri njyewe? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri njye niwe ukora iyo mirimo. Nimunyizere mwemere ko ndi muri Data, na Data akaba ari muri njye. Ariko nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora, kuko imirimo yakoraga nyine yari imirimo y'ibitangaza, bigaragara ko atari umuntu uri kuyikora, ahubwo ari Imana iri muri we nyine ari kuyikora. Aba bo babonaga umuntu w'umubiri ufite umubiri, ariko mu by'ukuri ari Imana. Niyo mpamvu bavuze ngo nimutizezwa n'ibyo mvuga, kubera ko mwagize ngo ndi umuntu, mwizezwe noneho n'imirimo ndimo nkora. Yohana ibice 5 umurongo wa 22 kugeza kwa 23, ngo kuko ari nta n'umwe Data aciraho iteka, ahubwo yabihaye umwana we ngo abe ari we uca amateka yose, kugira ngo abantu bubahe umwana nk'uko wubaha se. Utubaha uwo mwana ntaba yubashye na se wamutumye. Urumva nyine kubaha Imana, wubashye Yesu uba wubashye Imana. Nicyo hano yashaka kuvuga, ashaka kutwereka ko ari Imana, umwubashye wese aba yubashye n'Imana. Niyo mpamvu yambaye umubiri w'umuntu. Yohana ibice 12 umurongo wa 5, ngo nanone Data, imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza kwa 18, mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Uwa mbere n'uw'imperuka tuzi ko ari izina ry'Imana ikoresha, ndetse n'Abayisiraheli niko bari bayizi. None hano aravuze ngo witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Ngo icyakora nari narapfuye. Uwo tuzi wapfuye ni Yesu Kristo. Ngo nari narapfuye, ariko dore ngo mporaho iteka ryose. Ibyahishuwe ibice 2 umurongo wa 8,
ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti uwa mbere ari nawe w'imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati. Arongera bisubiyemo. Yohana ibice 5:17 kugeza kwa 18. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa, ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite akigereranya nayo. Urabona ko hano nyine yahise yigereranya, aravuga ati data arakora, nanjye ubu ndimo gukora. Ni nkaho yakavuze ngo ndi ku kazi ndi gukora, data ntajya aruhuka, nyine ndi gukora. Yohana ibice 8:58 ngo Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Izina ndiho ni izina Imana yabwiye Musa ayibajije ati, se ndababwira ko ari induntumye. Imana iravuga ati, ugende ubabwire uti ndiho yabantumyeho. Hano rero naho niryo zina yahise akoresha. Matayo igice 1:23 ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanweli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yohana ibice 5:18 nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa, ahubwo ahora yita Imana se ko ari se bwite akigereranya nayo. Abamarayika nabo bavuze ko Yesu azitwa Imana. Muri Matayo igice 1:23 ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanweli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ni umumarayika wari ubonekeye Mariya. Abadayimoni nabo bamwita uwera w'Imana. Muri Mariko igice 1:24 ngo duhuriye he Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura, ndakuzi uri uwera w'Imana. Mama ko amagini yaramubonye ahita agira ubwoba, kuko aje kubarimbura nyine, kandi tuzi ko Imana ariyo yabatsinze amagini nyine. Abahanuzi nabo bamwita Imana. Luka ibice 3:4 kugeza kwa 6 ngo nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Igikombe cyose kizuzuzwa, n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharuye zizaharurwa. Abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Imana nyine izaza ibaha agakiza. Intumwa nazo zimwita Imana. Muri Timoteyo wa mbere ibice 3:16 ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Muri Yohana igice 1:1 mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Muri Yohana ibice 20:28 Toma aramusubiza ati, mwami wanjye kandi Mana yanjye. Tito ibice 2:13 ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20:28 ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Petero 2 igice 1 Simoni Petero imbata Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe bagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu n'umukiza. Abaroma ibice 9:5 ngo nibo bakomotse kuri ba sogokuru, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri. Niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwe iteka ryose. Amen. Yesu Kristo ni Uwiteka. Imana ubwayo imwita Uwiteka, ikamwita Umuremyi. Mu Baheburayo igice 1:10 yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka mbere na mbere niwe washyizeho urufatizo rw'isi n'ijuru, naryo ni umurimo w'intoki zawe. Niwe waremye, kandi tuzi ko ari Imana yaremye gusa. Imwise Uwiteka ivuze ko ari nawe waremye. Abahanuzi bamwita Uwiteka.
Yesaya ibice 45 umurongo wa 23 ngo ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa yuko amavi yose azampfukamira, indimi zose zikaba ari njye zizirahira. Hano rero niho tugiye kubona ko yitwa Uwiteka nyine. None intumwa nazo zitazimwita Uwiteka. Abaroma ibice 14 umurongo wa 11. Kuko byanditswe ngo Uwiteka aravuga ati ndirahiye amavi yose azampfukamira kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Ninde ubivuze aha ngaha? Uwiteka. Kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ayo byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Urabona ko rero intumwa zimwita Uwiteka. Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Imana ubwayo imwita umwana wayo. Muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 10 kugeza kwa 11. Avuye mu mazi uwo mwanya abona ijuru ritandukanye, umwuka aramanuka mujyaho asa n'inuma, ijwi rirangurura, ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira. Luka ibice 9 umurongo wa 35. Ijwi rivugira muri icyo gicu riti, nguyu umwana wanjye natoranyije mu mwumvire. Yesu Kristo ubwe nawe ubwe yiyita umwana w'Imana. Ibyahishuwe ibice 2 umurongo wa 18 ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ituwatira uti umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke aravuga aya magambo. Yohana ibice 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Matayo ibice 27 umurongo wa 43 ngo yiringiye Imana ngaho nimukize nona niba imukunda kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. Urumva ko yabivuze. Yohana ibice 5 umurongo wa 23 nukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, n'abaryumvishe bazaba bazima. Abamarayika nabo bita Yesu umwana w'Imana. Luka igice 1 umurongo wa 35. Marayika arabasubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Abadayimoni nabo bita Yesu Kristo umwana w'Imana. Muri Luka ibice 4 umurongo wa 41 ngo kandi n'abadayimoni bava muri benshi bataka bati uri umwana w'Imana, arabacyaha babuza kuvuga kuko bari bazi yuko ari Kristo. Matayo ibice 8 umurongo wa 29 ngo barataka cyane bati duhuriye he mwana w'Imana, mbese uje kutwica urupfu rw'agashinyaguriro cyacu kitaragera? N'amagini yaramubonaga agahita amenya uwo ari we n'ububasha bwo kuyarimbura afite. Abahanuzi nabo bamwita umwana w'Imana. Muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 29 kugeza ku 33 bukeye bwaho abona Yesu azaho ari aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe abayisiraheli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kandi Yohana arahamya ati nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinari muzi keretse yuko iyantumye kubatirisha amazi yambwiye iti uzabona umwuka amumanukira akagwa kuri we, uwo ni ubatirisha umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya ko yuko ari umwana w'Imana. Intumwa nazo ubwazo zimwita umwana w'Imana. Matayo ibice 14 umurongo wa 33 abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati nukuri uri umwana w'Imana. Matayo ibice 16 umurongo wa 16 Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu Kristo ni umwana w'umuntu.
ubwe Yesu Kristo yiyita umwana w'umuntu. Muri Matayo ibice 16 umurongo wa 14, nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayizariya ya Filipo abaza abigishwa ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Muri Luka ibice 21 umurongo wa 27, ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Abadayimoni nabo niko babizi. Muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 24, duhuriye he Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura ndakuzura uwera w'Imana. Yumva ko bari bamumenye nyine basanzwe bamuzi. Luka ibice 4 umurongo wa 34, ngo ayiwe duhuriye he Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura ndakuzi uruwera w'Isiraheli. Bumva ko abadayimoni bamubonye bagahita bamumenya bakamenya ko ari wa wundi umwana w'umuntu uzaza agendera mu bicu nyine akaza agahana inkozi z'ibibi. Abahanuzi nabo berekana ko Yesu Kristo ari umwana w'umuntu. Muri Danieli ibice 7 umurongo wa 13, ngo hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye ku bicu byo mu ijuru. Aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyiribihe byose bamumugeza imbere. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Danieli ibice 7 umurongo wa 13 kugeza ku 14. Intumwa nazo zimwita umwana w'umuntu. Ibyahishuwe igice 1 umurongo wa 13, ngo kandi hagati aho y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Ko ni Yohana intumwa bivuze. Ibyahishuwe igice 1 umurongo wa 7, dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba ndetse n'abamucamise nabo bazamureba kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone. Amen. Yesu Kristo ni umwami. Imana nayo imwita umwami. Muri Zaburi 110 umurongo wa 1, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge. Matayo ibice 22 umurongo wa 44, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge. Aha Yesu yasobanuraga abafarisayo ko umwuka wera yabihishuriye umwami Dawidi. Yesu nawe ubwe yiyita umwami. Igitabo cya Yohani ibice 18 umurongo wa 37, Pilato aramubaza ati, noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye ko ndi umwami. Iki nicyo navukiye kandi nicyo cyazanye mu isi, kugira ngo mpamye ukuri, uwo ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Abamarayika nabo bamwita umwami. Luka ibice 2 umurongo wa 11, ngo kuko uyu munsi umukiza bavukiye ku murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Abahanuzi nabo bahamya ko ari umwami. Mika ibice 5 umurongo wa 1, ngo ariko wowe Betelehemu Efrata uri mutoya mu bihumbi by'i Buyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli akansanga, imirambagirire ye niyiteka uhereye kera. Intumwa nazo zihamya ko ari umwami. Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 14 kugeza ku 15, witondere itegeko ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzerekanwa mu gihe cyako, niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe ari wo mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Ibyahishuwe ibice 19 umurongo wa 14, ngo kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditseho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 5, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka w'imfura mu kuzuka utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejesheje ibyaha byacu amaraso ye. Yesu Kristo ni umukiza. Imana niyo mukiza. Njyewe ubwanjye njyewe Uwiteka kandi
nta wundi mukiza utari jyewe. Ni njye wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza. Ndabigaragaza kandi muri mwe nta yindi Mana yahabaye. Nicyo gituma muri abagabo kumenya ko ari njyewe Mana, niko Uwiteka avuga. Hejuru twabibonye ko hari aho bita Yesu Kristo Imana, ari nabo bamwita Uwiteka, kandi ko byavuzwe n'Imana. Yesu arakiza. Muri Mariko ibice 2:5, Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Luka ibice 7:48, abwira umugore ati, ubabariwe ibyaha byawe. Abamarayika bamwita umukiza. Luka ibice 2:10-11, marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Abahanuzi bahanuye ko umukiza azaza ku isi gukiza. Mu gitabo cya Yobu ibice 19:25 kugeza ku 26, ngo ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Intumwa nazo zimwita umukiza. Mu gitabo cy'intumwa ibice 4:12, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko nta rindi zina mu ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Petero wa mbere igice 1:1, gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Yesu Kristo ni ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe ibice 19:13, yambaye umwenda winitse mu maraso kandi wiyitwa jambo ry'Imana. Yohana igice cya 1:1, ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Yesu kandi yatumwe n'Imana, n'umuhanuzi. Nubwo yiswe umuhanuzi ariko yahozeho mbere y'uko aza, kuko ntabwo yavutse ako kanya, yahozeho mu ijuru mbere y'uko aza ku isi. Imana yavuze ko izahagurutsa umuhanuzi umeze nka Mose. Mu gutegeka kwa kabiri ibice 18:14 kugeza kwa 18, Uwiteka arambwira ati, ibyo bavuze babivuze neza. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse muri bene wabo. Nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajye ababwira ibyo mutegeka byose. Moses nawe abisubiramo. Gutegeka kwa kabiri ibice 18:15, Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azabe ari we mwumvira. Intumwa nazo zarongeye zibisubiramo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 3:22, ngo Moses yaravuze ati, umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri mwe, muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire muri byose, azababwira byose. Yesu Kristo afite amazina menshi cyane, ndetse ashoboye byose, ariko abantu ntibabasha kubyumva kimwe, bijyanye n'imyumvire yabo ndetse n'agaciro bashaka kumuha. Bityo bakihitiramo izina bashaka gukoresha n'ububasha bashaka ko abagiraho, bagendeye ku myumvire yabo nyine, ndetse bakanahakana n'andi mazina asigaye cyangwa n'ububasha bundi afite. Bityo rero bakanashinga n'amadini, ndetse bakigisha ababakurikiye ibyo bafata nk'ukuri bijyanye n'imyumvire yabo, bakanabyo benshi cyane ntibamumenye. Bituma batamenya neza Yesu ari we mu by'ukuri, ndetse ntibanabashe no gushyikira agakiza ke. Ubwami bukugirira akamaro iyo ubuyobotse kurusha wa wundi wabupinze, ahubwo wabupinze ahura n'ibibazo byinshi.